nongeye kugusuhuza mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Imana iguha umugisha. Yesaya igice cya 32 umurongo wa 3 hari amagambo meza avuga ngo amaso y'abareba ntazagira ibikezi kandi amatwi y'abumva bazayatega. None se nawe witeguye gutega amatwi? None se witeguye kumva? Ubushize twize ku kiganiro cyavugaga iby'umugenzi ujya mu ijuru. Twarebye ku bintu bimwe bitandukanye, turibaza ngo mbese niki gituma abantu bafite ubwoba? Abantu bafite ubwoba bw'ibyenda kubaho. Ariko ikibazo gihari, abantu b'iki gihe bafite ubwoba bw'ibyenda kubaho ariko ntibagire ubwoba bw'ibyaha byabo. Niyo mpamvu uyu munsi nifuje ko twongera tukagarura ya nsanganyamatsiko yacu ivuga ngo abazi Imana yabo bazakomera kandi bazakora iby'ubutwari. Ariko abantu batigeze banamba ku Mana, n'ukuri ibihe byose bazahura n'akaga, bazahangayika, bazakuka umutima kuko nta byiringiro bazaba bafite. Twongere twibukiranye rya somo twari twarebyeho riboneka noneho muri Luka igice cya 21 umurongo wa 26, ahavugaga ngo abantu bazagushwa igihumura n'ubwoba ndetse no kwibwira ibyenda kubaho mu isi, ngo kuko imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyezwa. Iryo somo rirakomeye kandi hari icyo ritubwira kuri twebwe abantu bose tuvuga yuko twiteguye kugaruka kwa Yesu. Buri muntu wese iri somo riramureba. None uyu munsi tugiye kwibaza, none se ko abantu bafite ubwoba bw'ibyenda kubaho barimo gukora iki? Umutwe w'icyigisho w'aka kanya murabizi twatangiye igitabo cy'umugenzi, ahaboneka ibyiringiro by'umugenzi, aho umugenzi akura ibyiringiro kugira ngo abashe gukomeza. N'ukuri mu gitabo cy'umugenzi, umugenzi araduha ibyiringiro. Twabanje kureba ku mateka y'igitabo cy'umugenzi n'uwacyanditse, aho yari ari n'aho yavuye n'uko yari ameze. Uyu mwanya rero tugiye kureba noneho wa mugenzi ari we wiswe mu Kristo ahetse umutwaro, ishusho y'umukristo wese uko agomba kuba ameze muri iyi minsi ya none. Niyo mpamvu nagira ngo nkwinginge umbabarire uze tujyane. Ariko umutwe w'icyigisho cyacu noneho uravuga ngo none se ni iki gituma igitera ubwoba ab'iki gihe kitabatera noneho n'ubwoba bw'ibyaha byabo, ngo byibura bihana ibyaha byabo? Reka dusenge. Nanone ndagushimye Nyagasani, izina ryawe rihimbazwe. Ndagushimira ko uri Imana, ndagushimira ko wakoze igitangaza ukaduha Kristo, ndagushimira kubw'urukundo rwawe n'ibyiringiro waduhereye muri we. Izina ryawe nirihimbazwe Mana. Tuje uko turi abanyantege nkeya, turagusabye kugira ngo Mwuka wawe wera abe ari we utuyobora kugeza ku musozo mu izina rya Yesu. Amena. Tugiye gusoma igitabo cy'umugenzi, tugeze ku ngingo ya 2 ahavuga ibyerekeranye n'umuntu wari uhetse umutwaro nk'uko twari twabisezeranye ubushize. Mu by'ukuri icyo nagira ngo dutekereze muri iyi nsanganyamatsiko yacu tugiye kuganira, nk'uko twabibonye ubushize, turi kwibaza none se ni iki gitumye abantu bagira ubwoba? Abantu bafite ubwoba bw'itangazwa rya dimanche, bakagira ubwoba bw'irangamuntu nshya, bakagira ubwoba bw'ifaranga rimwe, bakagira ubwoba bw'inzara, bakagira ubwoba bw'intambara, bakagira ubwoba bw'ibintu byenda kubaho mu isi, ariko barangiza ntibihane ibyaha byabo. None se niba ubona ibintu birimo bihinduka, kuki wowe ntacyo wahindura? Tugarutse mu buzima bwacu bw'uyu munsi, nagira ngo wenda ugire icyo watekereza ku bwawe. Iyo mu rugo iwawe ugiye kubona ukabona nk'ahantu mu nzu hejuru ku mabati harimo harava, inzu irimo kuva, icyo ukora ni iki? Icyo gihe uravuga uti ubw'inzu yanjye irimo iva, hari icyo nkwiriye gukora. Ujya kureba icyateye kuva, wasanga ari ibati ukarihindura, wasanga hava ukahomesha, wasanga ari ikindi kibazo ukihutira kugikosora. Ariko ubwo ugira ngo bitagenda gute? Mu by'ukuri ubugira ngo utanyagirwa, si byo se?
None se iyo ubonye umwana wawe arwaye cyangwa wowe urwaye ubigenza ute? Nuko wihutira kujya kwa muganga kugira ngo bagufashe ibyo wowe utishoboreye. Ni nko muri ubu buzima bwa gikristo rero. None se niki kidutera ubwoba kandi dufite Imana mu ijuru? Mu gihe tubona ibyenda kuba, ni ukuvuga ngo natwe icyo tugomba gukora nuko tugomba kugira ibyiringiro mu Mana kugira ngo tubashe gukomera. Nka rya somo riboneka muri Daniyeli igice cya 11 umurongo wa 32 ahatubwira ngo abazi Imana yabo bazakomera kandi bazakora iby'ubutwari. None se niki cyatuma tudahungira mu Mana yacu ko ariyo ishobora byose, ko ariyo ngabo idukingira dufite? Nshuti yanjye nkunda, ndashaka kugira ngo uyumve neza. None niki gituma udashobora gushaka ubwishingizi buhamye mu gihe wumva ufite ubwoba? Niba ufite ubwoba, shaka ubwishingizi buhamye. Niba wumva hari ibintu bitagenda neza, shaka icyo ugomba gukora. Niyo mpamvu uyu mwanya rero nshaka kugira ngo tuganire kuri Mukristo, turebe ukuntu yari yikoreye umutwaro nuko byamugendekeye. Niba wowe wumva ufite ubwoba bw'ibyenda kubaho, akantu karaba, umuntu akohereza message ati noneho kabaye, ati inama yabaye yo gushyiraho dimanche. Erega ibyo bintu biba ari byo, ariko abantu bagahahamuka aho kugira ngo bapfukame basenga Imana igira ibyihindura muri bo. Wajya kubona kandi ka message karakaza ati dore ibyirangamuntu byamaze gushyirwa mu bikorwa, ubu byamaze kuza. Nuko abantu bagakangarana bakagira ubwoba, ariko ntibagire icyo bakora kugira ngo babashe gukira. Ngo bitera ubwoba Abanyarawodokiya ngo ntabwo byigera bibihanisha. Icyo rero ni ikibazo kandi gikomeye cyane. Wajya kubona ukabona akandi karatambutse iby'ifaranga rimwe, iby'ibiki byose, ibyo ugasanga byamaze guhahamura abantu, ariko ntibagire icyo bakora kugira ngo bahindure imyitwarire yabo, ntibagire icyo bakora kugira ngo bahindure ingendo zabo, ntibagire icyo bakora kugira ngo bagire umushyikirano uhamye n'uzabafasha gukomera muri cya gihe cy'amage. Ariko uyu munsi tugiye gusoma iki gitabo cy'umugenzi Mukristo wari uhetse umutwaro. Reka dutangire dusome maze mwiyumvire. Imana ikugirire neza kandi ikomeze kuduha imyumvire myiza y'icyo dukwiriye gukora mu gihe nk'iki. Yaratangiye aravuga ati nanyuraga mu butayu. Ubwo butayu yavugaga ni iyi si. Ngo mbona ahantu hari isenga njyamamo. Aho yari aryamye ni muri gereza yarari, maze ngo arasinzira, maze arangije ararota. Nshuti yanjye nkunda, muri iyi si turimo ni ukuri ucunze neza wasanga uri muri gereza. Kandi noneho Mukristo we yari ari muri gereza ifunze, ariko wowe uyu munsi uri muri gereza ifunguye. Wari uzi akaga ko kuba muri gereza kandi ifunguye urimo kwigenga? Ni akaga gakomeye. Iyi gereza, iyi si turimo irarushaho kudutwaza igitugu. Nubwo uri muri iyi gereza ifunguye, idafunze, idakanyaze, ariko ifunze mu bundi buryo. Niyo mpamvu ukwiriye gutekereza ukibaza ko nawe waba uhetse uyu mutwaro. Maze arangije ngo ararota. Muri izo nzozi mbona umugabo wambaye ubushwambagara ahagaze ateye umugongo urugo rwe. Mukristo uyu nguyu dusoma twabonye ko ngo mu buto bwe yakundaga gukora ibyaha, ngo ariko agahora yumva umutima we umucira urubanza. Ngo igihe kigeze aca ku bantu bigishaga ku cyaha cyo kwica isabato, ngo yumva ijwi rimubwiye ngo urahitamo kureka ibyaha byawe ukazajya mu ijuru cyangwa kubikomeza ukazajya Gehinomu. Urwo rugendo rwe rwakomereye aho ngaho. Aha ngaha rero yarose umukristo wari wambaye ubushwambagara ahagaze ateye umugongo urugo rwe, afite igitabo mu ntoki, ahetse umutwaro uremereye mu mugongo, nk'uko tubisoma muri Zaburi ya 38. Ubwo Dawidi yari ahetse umutwaro w'ibyaha ku murongo wa 4, yaravuze ati nta hazima mu mubiri wanjye kubw'umujinya wawe, nta mahoro amagufa yanjye afite kubw'ibyaha byanjye, kuko ibyo nakiraniwe bindengeye bihwanye n'umutwaro uremereye unanira.
bihwanye n'umutwaro uremereye unanira. Inguma zanjye ziranuka kandi ziraboze kubw'ubupfu bwanjye. Ndahetamye nunamye cyane, ngenda nambaye ibyo kwirabura umunsi ukira. Yararemerewe n'umutwaro, yumva agiye gupfa. Amagufa ye ngo aremerewe cyane, ngo nta mahoro amagufa yanjye afite kubw'ibyaha byanjye. Nta mahoro amagufa ye yari afite kubw'ibyaha bya Dawidi. Ahangaha Mukristo nawe rero niko yari amerewe, kuko ngo yari afite igitabo mu ntoki, ariko yari aremerewe ahetse umutwaro w'ibyaha. Nk'uko umurongo wa 4 wabivuze, nta mahoro yari afite, kandi byanditswe bikavuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha, niko Uwiteka avuga. Wa mugabo mwitegereje, mbona abumbuye icyo gitabo aragisoma. Akigisoma ararira, ahinda umushyitsi, maze atakibasha kwihangana arataka, araboroga ati ngire nte. Nk'uko tubisoma mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 2 umurongo wa 37. Ahavuga ngo abo bantu bumvise ibyo bibacumita mu mitima, nuko babaza Petero n'izindi ntumwa bati, bagabo bene data, mbese tugire dute? Nawe rero yaratatse, araboroga, arangije aravuga ngo mbese ngire nte kubw'uyu mutwaro w'ibyaha undemereye? Mbese nkora iki? Ngire nte? Nk'uko nanone ngo yavuze yandi magambo aboneka mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 16 umurongo wa 30. Turahera ku wa 29, mwumve uko havuga. Haravuga ngo atumira itabaza, aturumbukira mu nzu ahinda umushyitsi, yihuta imbere ya Pawulo na Sila, maze arabasohokana, arababaza ati, batware, nkwiriye gukora nte kugira ngo nkire? Maze akimeze gutyo, akirira atyo, atahiwe. Ageze iwe, amara umwanya ashoboye wose yagerageje kwiyumanganya kugira ngo ahishe umugore we n'abana umubabaro we, ariko ananirwa kumara umwanya munini acecetse. Iyo umuntu yamaze kumva ububi bw'icyaha cye, agatekereza ku rukundo Imana yamukunze, agatekereza no ku by'Imana yamukoreye ubwo yatwoherezaga Yesu Kristo, ntabwo ashobora kubana amahoro n'icyaha. Ntabwo bishoboka. Ahubwo arataka, akaboroga, akavuga ati ese nakora iki kugira ngo mbashe kurokoka? Ntabwo ashobora gufata icyaha ngo agihe ibere. Oya, ntashobora gufata icyaha ngo agihe ibere. Ahubwo ashaka icyo yakora, agashaka ubuhungiro agomba kubona kugira ngo abashe kurokoka. Yananiwe nawe guceceka, amara umwanya yiyumanganije, kandi yari yabigerageje ngo arebe yuko umuryango we udashobora kubona umubabaro afite, ariko guceceka noneho biranga. Noneho umubabaro we urushijeho kugwira, aravuga tumva reka nungure ubwenge bw'umuryango wanjye mbabwire ikibazo mfite. Atangira kubabwira amagambo akomeye, aravuga ati mugore wanjye nkunda, namwe bana banjye, ngewe inshuti yanyu y'amagara, nishwe n'umubabaro undemereye cyane. Ati kandi nabariwe inkuru y'impamo yuko uyu mudugudu wacu uzatwikwa n'umuriro uvuye mu ijuru. Muri iryo rimbuka kandi riteye ubwoba, ngewe ubwanjye, nawe mugore wanjye, namwe bana nkunda, tuzarimbuka bibi, kereka ubuhungiro ntarabona bwaboneka bwo kudukiza. Shuti, nagira ngo ubitekerezeho. Namenye yuko uyu mudugudu wacu ugiye kurimbuka. Ati kandi ngewe namwe nabonye ko tuzarimbuka nabi cyane. Ati kereka ubuhungiro ntarabona ntazi nibwo hari bwabasha kudukiza, ariko uyu mudugudu uzarimbuka bibi cyane. Maze bumvise ibyo, bene wabo baratangara cyane. Ariko ngo nubwo bari batangaye, ntabwo ari uko bari bizeye yuko ibyo yari amaze kubabwira ari ukuri.
ngo ahubwo bibwiye yuko yafashwe n'indwara y'ibisazi. Ariko ngo kuko bwari bwije baribwira batahari nasinzira araza gukira, ibitotsi hari icyo biri bumumarire, bahita bihutira kumujyana kuryama. Ariko icyakurikiyeho nuko ngo ijoro ryanganije n'amanywa kumubabaza, nicyo cyatumye mu kigwi cyo gusinzira akesha ijoro, ahubwo asuhuza umutima kandi arira. Ibyanditswe twabonye muri Daniyeli igice cya 10 n'ibindi bice byabaye, Daniyeli yaratatse ararira kubw'ibyaha by'ubwoko bwe, ararira kubw'ibyo yabonaga byari bigiye kuba ku muryango we. Mukristo rero yaririraga ibyaha bye, ariko akanagirira n'impuhwe abo bari kumwe, umuryango we, ko bashobora kurimbuka. Noneho rero Daniyeli nawe murabyibuka ko yararize aririra n'abo umuryango we, yibaza ikintu gishobora kubakiza ako kaga. Nasomye amagambo avuga ngo niki cyateye umukambwe wari ugize imyaka 90 kudasinzira, akarara asenga, akamara iminsi 21 ataracika intege. None wowe niki gituma usinzira rwose ukagona, bugacya ugasinzira, bugacya ugasinzira, udahagurutse kugira ngo ubashe kuririra ibyaha byawe, kugira ngo ukeshe ijoro utakira ibyaha byawe? Niki? Muri iryo joro rero Mukristo ngo yarangiwe inzira, bamubaza uko ameze, arabasubiza ati ndarushaho kumera nabi. Maze yongera kuganira nabo, ariko ubwo yatangiraga kuganira nabo, icyakurikiyeho aho kugira ngo bibafashe, ahubwo barushijeho kunangirwa umutima. Ahari ngo batekereje yuko kumutotesha amagambo no kumukankamira cyane ari byo biri butume ngo akira iyo ndwara ye babonaga yuko yamufashe. Ubundi bakamuseka, bakamugira urw'amenyo, ubundi bakamutota cyane, bakamuzinukwa rwose. Nicyo cyatumye atangira kwigunga mu nzu ye, maze atangira kwigunga kuko yabonaga ngo nta muntu umucira kari urutega. Arangije atangira kwigunga kugira ngo abasabire. Haleluya! Atangira kujya kwiherera kugira ngo abasabire. Shuti yanjye nkunda, uwama nawe umuntu ubonye afite imyitwarire imeze gutyo, nawe ngo ufate igihe, noneho nurangiza umusabire, umusengere, kuko nicyo kimukwiye. Ariko aho kugira ngo umusengere, mbese wowe ukora iki? Nagira ngo ubitekerezeho neza. Ibitera ubwoba Abanyarawodokiya ntabwo bibihanisha, ntabwo bishobora gutuma bihana ibyaha byabo. Barakomeza bakagira ubwoba, ariko ibyanditswe bivuga neza ko tutahawe mwuka w'ubwoba, ahubwo twahawe mwuka w'imbaraga kugira ngo tugere ku ntsinzi ikwiye. Yigungaho mu nzu wenyine kugira ngo abashe kubasabira, abababarire, kandi abashe no kwiganyira umubabaro we, akomeza abwira Uwiteka iby'ibyaha bye. Kandi yagendagendaga mu murima wenyine, ubundi agasoma, ubundi agasenga, amara iminsi agira gutyo. Nshuti yanjye nkunda, mbese wigeze ufata iki gihe ngo nawe umara iminsi umeze gutyo? Ngo yaragendagendaga, ngo akagenda mu murima, akagenda ari wenyine, ubundi agasoma, ubundi agasenga, maze akamara iminsi ameze gutyo kubwo kuremererwa n'ibyaha. Yumva amagufa ye nta mahoro afite kubera uko yaramerewe. Mbese nawe ibyo byakubayeho? Yarababwiye ati nafashe amakuru neza yuko uyu mudugudu ugomba kurimbuka, ati mfite amakuru yuko uzarimbuka, kandi natwe tukagendamo. Iyo dusomye mu gice cya 19 cyo mu Itangiriro, tuhabona ibyerekeranye no kurimbuka kwa Sodomu. Ahangaha tubona uburyo Loti yabwiwe ngo nahunge adapfa, kuko haramaze kubwirwa yuko umudugudu ugiye kugira gute, ugiye kurimbuka. Ngo Sodomu yari nziza cyane mu migi yose yari mu kibaya cya Yorodani, yari iherereye mu kibaya kimeze nka ya ngobyi y'Uwiteka,
kirumbuka kandi gifite ubwiza. Ibimera byaho byahoranaga itoto. Cyari igihugu kirimbishijwe imikindo, iminzenze n'imizabibu. Imirima yaho yagiraga umusaruro mwinshi kandi imikumbi n'amashyo byahoraga ku misozi ikikije icyo kibaya. Nta kintu bifuzaga na kimwe, barakoraga bikaza, icyo bashakaga cyose bahitaga bakibona batarushye. Ngo Sodomu yari yaratwawe no kwinezeza n'iminsi mikuru n'ibirori, mbese ubusinzi, ubusambanyi bw'uburyo bwose Sodomu yari ibwujuje, yarabukoraga rwose. Ariko mu magambo make, uko babwiwe ngo nibahunge, iyo dusomye tubona ko abamarayika babwiye Loti ngo nagende ajye kubwira abakwe be baze kugira ngo babahungishe. Iyo dusomye tubona ko Aburahamu ubwo yasengaga akageza ku bantu 10 bonyine, ba bantu 10 ntabwo bigeze baboneka i Sodomu. Niyo mpamvu Imana yafashe icyemezo cyo kuharimbura. Ariko Imana ishaka kurokora umuvandimwe wa Aburahamu. Ubwo bageraga kwa Loti, yarabakiriye ngo uwo wari umuco mwiza yari yarakuye kuri Aburahamu. Murabizi neza ko abantu baje bakaza kubafata ku ngufu kugira ngo babasambanye, hanyuma Uwiteka akabateza ubuhumyi. Nukuri reka nkubwire, nuramuka uhisemo inzira nziza, ugahitamo iyi nzira yo kurwana kugira ngo ucike ku cyaha, ugafata ibi bihe byo gusenga ukiherera nk'uko Mukristo yabigenje, kubw'umutwaro yari yikoreye, nawe kubw'umutwaro wikoreye, nta kizakubuza kubona uburuhukiro, nta kizakubuza kubona ubuhungiro. Nk'uko Mukristo yavugaga ati, nukuri kereka ubuhungiro ntazi ntarabona nibwo bwabasha kudukiza, atari ku bundi mfite amakuru yuko uyu mudugudu wacu ugiye kurimbuka. Ndababwiza ukuri, ibintu bikubuza byose ariko ukaba warabyeretse Imana, Imana izabiteza ubuhumyi mu izina rya Yesu. Imana yiteguye kubiteza ubuhumyi, Imana yiteguye kugutabara, nukuri kandi izabikora. Yaragiye abwira abakwe be, ariko abwiye abakwe be ntabwo bigeze bemera. Ntabwo bigeze bemera kuza ngo bahunge, ahubwo afata abakobwa nabo mu muryango we nibo bambukanye. Ariko mu kwambukana, nshuti yanjye nkunda, nagira ngo ubitekerezeho neza, bari bafite amakuru yuko hagiye kurimbuka, ariko ibyo bintu ntabwo byigeze bituma bavuga bati none twarimbukiramo. Ahubwo imitungo bari bafite n'ibyo babonaga n'ukuntu babonaga hatoshye, ntibumvaga ko ibintu byabo koko bishobora gutikiriramwo aho ngaho. Bumvaga bidashoboka, bumvaga bitakunda. Murabyumva neza? Ni nakuri kubona ubutunzi bwawe, ukabona n'ibya bagenzi bawe bikwegereye, ukabona ko bidashoboka yuko byarimbuka. Ariko ndakubwiza ukuri, byose bigiye kurimbuka. Nukuri bizarimbuka, kandi nawe nutihana, nukuri ndakubwiza ukuri, nawe uzarimbuka. Ubwo urimo kwanga ijwi rikuburira nk'abakwe ba Loti banze kumva ijwi ribaburira, nawe niko bizakugendekera. Nyamara urabwirwa kuva muri uyu mudugudu wo kurimbuka. Imana irimo kuguhamagara kugira ngo uhunge, kugira ngo uve muri uyu mudugudu, kugira ngo utarimbuka. Mukristo yabwiye umugore we n'abana ati, kereka ubuhungiro ntazi nibwo bwadukiza. Ariko icyabaye nuko bamuhinduye urw'amenyo, nuko bamuhinduye umusazi, bamuhinduye umusazi. Ariko icyo yakoze, yagiye kubasengera. Nshuti yanjye nkunda, mukobwa mwiza, musore mwiza, mugabo, mubyeyi, musaza, ndabinginze kugira ngo mushake ubuhungiro nyakuri. Ndakwinginze ngo we kugira ubwoba bw'ibizaburekeraho, ahubwo ugire ubwoba bw'ibyaha byawe. Muririmbyi umwe niwe wavuze ati, nta zindi soni mfite aturetse iz'ibyaha byanjye. Niyo mpamvu
mpamvu aka kanya nagira ngo nkwibutse ko mu Kristo yabonye batamwumva, yabonaga bafite amahoro, batazi ibyenda kuba. Bo ntabwo babonaga ibyenda kuba, ntabwo babonaga ko umudugudu ugiye kurimbuka, ntabwo babonye ko ibintu bikomeye, ahubwo bakomeje kubyoroshya. Nawe ntabwo urimo kubibona, ntabwo uri kubona ko isaha igeze, ntabwo uri kubona ko ibintu bikomeye, ntabwo uri kubabazwa n'ibyaha byawe. Niki gishobora gutuma se ugira ubwoba bw'ibizaba ariko ntugire ubwoba bw'ibyaha byawe? None se ko ufite ubwoba bw'ubukene kandi ukabutinyuka ukajya gusambana, ukabutinyuka ukajya kwiba, ukabutinyuka ukajya kugambana, ukabutinyuka ukaba ufite ishyari ringana gutyo, ukabutinyuka ukaba uvanga ibya politike n'iby'Imana, ukaba ufite ubwoba kandi warangiza ukabona nta gukiranuka ufite mu rugo iwawe, umugore wawe yabuze yacira n'ayamira, n'umugabo wawe yabuze yacira n'ayamira, ibibazo byarakomeye, hanyuma warangiza ngo yego ko dore message, dore amakuru yabaye, dore ukuntu byageze. Mbese twabaye abantu bashyushye inkuru gusa, ariko ntidushobora kumva ibyo za nkuru zivuga ngo hanyuma niturangiza dufate ibyemezo duhindukire. Muvandimwe wanjye rero, dukurikije ibya mu Kristo ko yarahetse umutwaro nuko byamugendekeye, twumvise amagambo Dawidi yavuze ati amagufa yanjye nta mahoro afite kubera ibyaha byanjye. Nawe uyu munsi niyo mpamvu usaba Imana yo mu ijuru ngo igufashe, ikumvishe ko uyu mudugudu ugiye kurimbuka, maze uhaguruke ujye ku birenge bya Yesu, ujye kuri bwa buhungiro. Ubuhungiro bwarabonetse, ubuhungiro buri muri Kristo honyine, niho dushobora kuruhurira uyu mutwaro wacu kandi akabasha kudukiza. Umuririmbyi yaravuze ati hari ijwi wumva rikubwira yuko ngo niwahinguka imbere y'umukiza nirya Satani mubwire yuko mubo Yesu yapfiriye na urimo. Niba uremerewe hari ibibazo byinshi, Yesu byose arabishoboye. Mubwire ibyawe utagira icyo umukinga, ntakimunanira ntakimushengura. Abana b'abantu bo barananirwa, urabaganyira bagaseka gusa. Sanga Yesu abari ugisha inama, niwe ufite umuti w'ibibazo byose. Niba uremerewe hari ibibazo byinshi, Yesu byose arabishoboye. Mubwire ibyawe utagira icyo umukinga, ntakimunanira ntakimushengura. Nshuti, nta kimunanira nta n'icyamushengura, yiteguye kukuruhura uyu mutwaro. Ariko sigaho, fata umwanya wihana icyaha cyawe ubikuye ku mutima, wigifata ngo ukomeze kugiha ibere. Ijambo ry'Imana riratwereka uburyo mu Kristo yafashe ibihe akarara asenga, amaze kumenyeshwa icyaha cye ntabwo yigeze asinzira. Nubwo abandi bamubwira ngo nta kibazo, abandi baramubwiye bati humura nta kibazo, ngo bakumva ko kumutota ari byo biri butume ari bureke inzira yiyemeje. Hari ubwo ufata inzira yo kwihana, warangiza ukajya kugisha inama abantu, barangiza icyo bakora bakakubwira bati ibyo ni ugukabya. Ariko reka nkwibutse ko Pawulo ubwo yakiraga ubutumwa bwiza, hari ubuhamya yatanze mu Bagalatiya, yaravuze ati ubwo umwami wanjye yamishuriraga iby'ubutumwa bwiza, ati ntabwo nigeze nzamuka ngo njye kubaza abambanjirije, ati ahubwo naragiye njya mu Arabiya amara y'igihe yihereranye n'Imana kugira ngo abashe kubona imbaraga zibasha gutuma zabasha kugaruka, akabasha gukora umurimo muri bene wabo adafite ubwoba, abasha gukora umurimo muri bene wabo afite imbaraga zihamye. Niyo mpamvu nanjye uyu mwanya ndimo kukubwira ngo nyabuneka, hari ijwi wumva rya Satani rikubuza kwihana,
rikubuza kwatura, rikubuza kugenda ngo wihererane n'Imana mwenyine. Ririmo kukubuza, ariko naho ririmo kukubuza, Uwiteka we ari hafi yawe kugira ngo agufashe. Nukuri Sodomu iri burimbuke, bahuye n'abashyitsi, abashyitsi barababurira, ariko nubwo bababuriye, Loti yagiye kubwira abakwe be, ababwiye ntabwo bigeze baza ngo bahunge, ntabwo bigeze bumvira iby'iryo jwi kugira ngo babashe guhunga. Niyo mpamvu aka kanya nagira ngo nsabe Imana yo mu ijuru igufashe kandi kugirire neza, ikumvisha uburyo mu Kristo yari afite iki gitabo mu ntoki, maze iki gitabo mu ntoki akakomeza akagisoma, agakomeza agasenga kugira ngo afashe umuryango we, kandi kugira ngo anabababarire, ariko ngo cyane cyane akiherera kugira ngo asabire n'umutwaro yari yikoreye. Ndasaba Imana yo mu ijuru ngo iguhe uburyo, iguhe umwanya, iguhe gutekereza mu mutima wawe, usabire uyu mutwaro w'ibyaha wikoreye. Ndakwinginze wibuke Yesu i Karuvari ibyo yakoze, wibuke uko byari bimeze. Abambye yari ateze amaboko hagati y'isi n'ijuru kugira ngo ubashe kumusanga, maze abashe kukuruhura uwo mutwaro. Ubwo nibwo buhungiro mu Kristo atarazi, ubwo nibwo buhungiro yari atarabona. Nshuti yanjye nkunda, ndakwinginze ngo nubwo wikoreye uyu mutwaro, ariko umenye yuko Imana iri bugufi bwawe, Imana yiteguye kugutabara, Imana iragukunda, Imana iragushaka, Imana iragukeneye kugira ngo ibashe kukuruhura. Irashaka kugushyira muri ubwo buhungiro, irashaka kuguhungisha umwanzi. Reka iri hame rye kuguhama ngo Abanyarawodokiya bagira ubwoba bw'ibizababaho, ariko ntibagira ubwoba bw'ibyaha. Ngo ibibatera ubwoba bemeza ko ari abanyabyaha, ntabwo bibatera guhunga urupfu ruzabageraho. Kubw'ibyo rero, dukurikije ibyo byabaye, nagira ngo mbasomere amagambo aboneka mu Baheburayo mu gice cya 2, mwumva ukuntu umurongo wa mbere haravuga ngo duhereye aho Pawulo yagiye akajya kwihererana n'Imana kugira ngo abashe kugaruka ashikamye. Mwumva uko byagenze. Yaravuze hano ngo nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise, kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Sibyo? Niba twumva ijwi rituburira, tukaba twarabonye amateka natwe atubwira ibyabayeho, kandi mu Mubwiriza igice cya 1 umurongo wa 9 hakaba havuga yuko ari byo bizongera kubaho, niki gishobora gutuma dukerensa uku kuri twahawe? Umurongo wa 2 uravuga ngo mbese ubwo ijambo ryavugiwe mu kanwa k'abamarayika ryakomeye, kandi ibicumuro byose no kutabyumvira bikiturwa ingaruka ibikwiye, twebweho tuzarokoka dute nitwirengagiza agakiza gakomeye gatyo kabanje kuvugwa n'umwami wacu, natwe tugagahamirizwa n'abamwumvise? Niba twarabihamirijwe natwe n'abamwumvise, murumva tuzarokoka dute nituramuka tutihanye ibyaha byacu? Nshuti yanjye nkunda, ndakubwira ngo itegereze Kristo, niwe buhungiro mu Kristo yari arimo yibaza atari yakabona kugira ngo amuruhure umutwaro we. Uyu munsi ndakwinginga kugira ngo umusange, ndakwinginga kugira ngo ureke Satani atsindwe mu mibereho yawe, ufate aka kanya utakira Imana yawe, uyibwira uti ndashaka ubu buhungiro, bunkureho uyu mutwaro, kandi ndarushye, kandi ndaremerewe, amagufa yanjye nta mahoro afite kubw'ibyaha byanjye. Maze uvuga uti oya, nubwo ibitera ubwoba Abanyarawodokiya cyangwa ibitsinda Abanyarawodokiya bitabihanisha, utariko njyewe ubunje uko ndi kugira ngo ndokorwe nawe. Nibyo ngusabira mwene data mu izina rya Yesu, amena. Mana yanjye ndagushimiye cyane kuko uri Imana kandi ukomeye. Ndagushimira kuko ukiranuka kandi urebera hose icyarimwe. Ndakwinginze ngo ube mu ruhande rwanjye kandi umve gusenga kwanjye. Nukuri tera umukristo wese, umuntu uvuga ko yateye intambwe, umuntu uvuga ko yigeze yumva ibyigisho runaka,
umuntu wumva ko hari ikintu yigeze yumva n'umunsi umwe, umutere kwihana, umutere kubura amahoro y'ibyaha, maze narangiza aza imbere yawe avuga ati nje uko ndi nta kindi cyankiza, maze nyaguhora ku ngoma umwibutse, umutere umwete, umwereke icyo agomba gukora kuko niwe buhungiro bw'iteka. Reka Satani atsindwe, reka utsinde kuko uri Imana, reka iyi mitwaro nyaguhora ku ngoma ituveho, reka uzumva ubu butumwa azavuga ati nje uko ndi kugira ngo nkureho uyu mutwaro w'ibyaha. Nibyo sabira buri muntu wese mu izina rya Yesu, amen. Nawe ubutaha aho tuzarebera hamwe uko Mukristo yahuye na mubwirizabutumwa. Imana ibaha umugisha. Nawe ubutaha.